Ikigaragara match y'uyu munsi badutanze kujya muri mudu badutsinda ibitego bitunguranye bituma noneho badutesha umutwe batucankanya mu mutwe bituma noneho duhuzagurika noneho bo bapoze kuko bari badutanze kudutsinda icyo nicyo kintu cyatumye bitaryoha neza. Hanyuma kuba mutari mufite Falinganye umuntu yavuga ko hari icyuho cye cyangwa abari bahari bamusimbura. Oya ntawasimbura Falinganye kuko numwataka hano mu gihugu mwataka wa mbere hari kuko nibikorwa birigaragaza ko ari mwataka wa mbere kwa twamuze rero hari ikintu twabuze ariko bitavuze yuko equipe twatakaje umukinnyi ariko ntago ari equipe bivuze yuko nubwo adahariwe naho tuzatsinda ibitego byinshi ariko tuzatsinda. Ni umukino ubanza umukino wo kwishyura mufite icyizere ko muzasezera Gorilla cyangwa mufite ubwoba ko izaba Gorilla tuzayisezera ndetse byoroshye cyane shingiye ko Gorilla buriya ni kwa kundi ushobora kuko warwana n'umuntu akaba yagukubitaho mu jisho agutunguye akaba arakunesheje cyangwa akaba aragutanze ariko Gorilla ni ikipe ntoya ntago imerita ko yakura muri Rayon Sport. Igice cya mbere kirangira mwumvaga mumeze gutabaricyo kumvaga tubabaye ariko ntago twari twihebye kuko tubaga ko turi butsinde ko byana kose umuka tuguma gutsinda kuko ntago tuba ko Gorilla yatsinda ibitego bibiri bikarangira ngutyo kuko Gorilla ni ikipe ntoya kuri twebwe. Niki musaba umutoza wanyu muri ibi bihe? Ujya umutoza nta kintu twamusaba ko twebwe turabafana umutoza nta kintu twabwira ngo agenze ngutya ibyo akora yarabyigiye twe turabafana we rero agomba gukora ibyo agomba gukora kandi nsiko Robertinho n'umuhanga azakoresha kandi akure ikipe yacu tuzatsinda nta kibazo. Kiriya gitego cya mbere badutsinze cyari woruje abantu babiri bari barayemo umusifuzi wo ku ruhande w'igitambaro arirengagiza yanga gusifura kandi abireba rezilita ni bibiri ariko dufite kwishyura ntayo tuzayitsinda ahubwo 4-0. Uravuga ko muzayitsinda 4-0 ushingiye kuki? Oya kipe yacu imeze neza nta kibazo nubwo ari abasifuzi bagiye badukasa nyine ukuntu nubwo dufite imvune nyinshi umunsi muranganyije murashingira kuki? Oya ikibazo n'abasifuzi baradukasa badukashije cyane nari nabaze bitatu bundi kuri bibiri. Nkuko bisanzwe ni Fred na Umureyo nyiri sambusa y'Imuhanga Igahogo mu majyepfo y'u Rwanda murahazi kuri Plateau nibi bikorwa byanjye biciriritse ariko bintunze nge na famille. Uyu munsi ngewe nkuko bisanzwe uyu munsi ni buri munsi ngenda umufana wa Rayon Sport ntabwo ndi umufana w'abayobozi ba Rayon Sport ariko nkuko bisanzwe iteka ntabwo ibibaho byose bibaho ko umuntu abyifuza sibyo uko nagira nkubwire ngo Rayon Sport ni ikipe muri iki gihe iri kwirya ikimara hawo kubijyanye n'abakinnyi babonye ko turimo turarondereza tumeze nk'umuntu ugura amakara ya 200 agomba guteka inkono 3 sibyo hari amakosa y'umutoza wenda kubijyanye n'imisimburize namushinja ariko ikintu cya mbere na mbere mpereyeho ngiye nka Fred na Umureyo mu mba mutima zanjye bro nta kuntu bareba uburyo Kadimu Ndiaye basa naho bamwirengagiza nkuko turimo kwirengagiza kubaho tudafite Falinganye Muhire Keve n'abandi babashamikiyeho kubera iki bagashaka izindi solution mu bandi bazamu basigaye harimo n'uriya munyarwanda uriya mwana w'umunyarwanda nawe yaza akagira icyo akora sibyo ariko mu by'ukuri ibi bintu byose ndabishyira ku buyobozi bwa equipe ya Rayon Sport. Ubushize narabivuze mbona abantu benshi nitubyumva kimwe arabadufata nk'abahuriga uko twisiga amarangi bra bakumva birabaye bro ufite abana 6 turumvikana bari ku ntebe y'ishuri bose wababyariye rimwe none ufashe risk yo kuvuga ngo umwana wanjye wa 3 niwe nemereye agahimbaza musiki mu gihe azajya bayazanya amanota meza kandi nabo bana bandi wabyaye nabahanga ku ishuri. Ushatse kuvuga iki? Eske weza imbuto mu bana bawe bose cyangwa weza imbuto ku mwana umwe? Ushatse kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga Kadimu Ndiaye yemerewe amafaranga angahe kuri match mu gihe akoze clean sheet? We nk'umunyamakuru niba ubizi ndakubajije yemerewe amafaranga $100 1,120 mu manyarwanda aho amanyarwanda ageze ahangaha turumvikana ibyo byonyine ubwabyo wamaze kumufurumata mu mutwe. Wibuke ko adversaire ugiye guhura nawe muri championnat ni 15 wowe utarimo
hari ufite ubushobozi bwo kuza ayo madolari 100 watanze akayakuba kangahe 3. Kadimu Ndeye ntabwo ari buze kuvuga ngo inote y'ijana ry'idolari mwatanze sibyo niba ikipe ije kongeraho 200 bikaba 300 arakorera za DS ijana rya buri girite refailing. Turumvikana bayobozi ba Rayon Sport mwakoze ikosa ryo gufata umukinnyi we mukamutetesha sibyo niba abakozi ba Rayon Sport ari 32 sibyo ni abakozi ba Rayon Sport buri wese umusahara we uri muri kontra wamusinyishije urahari urajya gufata umuzamu ukamutetesha abandi bose ukabafata kimwe kubera iki niba ari abakinnyi nka equipe sibyo abakinnyi 18 bari kuri fede match nibavuze ngo iyi match ni mu itsinda buri mukinnyi yemerewe $100 ubwo abo 18 bose baheze $100. Ariko Ferdinand bitwaye iki kuba bamwemerera ayo madolari akitwara neza ahubwo hari icyo uri kumushinja muri icyo mushinja ni kimwe nkuko nabikubwiye ngo wa mwana wemereye agahimbaza musyi muri abana 6 iyo yishe ikintu kimwe akabona 6 ku 10 yayanda nakayabura acika intege ubicunge neza Kadimu Ndeye yamaze gutsindwa igitego kimwe clean sheet yikaba impfube ikipe iradusaka. Ariko Ferdinand amaze iminsi usa nkaho ugaruka ku bijyanye n'ubuyobozi bwawe usa nkaho bakomantaho yabihoye yabiki ni iki kintu utari kunyurwa cyangwa wumva utishimiye kugendanye n'ubuyobozi bwa icyambere muri Rayon Sport reka nkubwire kuba tudafite uwo twabaza ibibazo Rayon Sport ifite kuri uyu munsi suko tunyuzwe nuko Rayon Sport imeze kuri uyu munsi turumvikana kubera ko nge narababwiye ngo kampani yariyo yose igira president umwe sibyo na motari zigira president umwe mu gihe bari bagifite aba president sibyo umujyi wa Kigali ugira umuvugizi umwe sibyo guverinoma ifite umuvugizi umwe ikanagira president umwe ari president wa Republika sibyo Rayon Sport rero icyo nyisaba niki nigire president umwe sibyo niba ari Prosperi niba ari Gacinya niba ari Tadeyo niba ari Muvunyi tumenye ngo president wa Rayon Sport wikorezwa Rayon Sport yose numwe Kiyovu Sport yagize Kiyovu Sport company kagirana Kiyovu Sport FC ahiri uyu musaro umuntu wishimiye hari umunyarwanda ukunda sport wishimiye Kiyovu ahiri mumbwiza ukuri nk'abanyamakuru rero iyo abapresident babaye babiri hari umupresident ugira abayoboke benshi sibyo noneho usigaye ugasanga wa wundi wari ukuye kuba afite support nta bantu bamushyigikiye afite sibyo ari no mpamvu Rayon Sport yacu kuri uyu munsi ibibazo iri guhura nabyo turi kubura tubibaza mbere nabanza nenge Ministeri ya Sport Ferwafa na Ligue biyobe champion muri aka kanya turibaza twebwe nka regulator dufite ijambo muri champion cyangwa turabagenerwa bikorwa baraho tuzanwa ibibonetse byose bakaza bagakwitura ku mutwe wacu ibi bintu buriya derby turumvikana derby ahivi kagera bro ntabwo ari ikintu cyo gukinisha ntabwo ari ikintu cyo kuza ngo utunguze umuturage mu cyumweru kimwe urumva ngo umuturage umubwire ngo abana bawe twabahindurira ikigo mu cyumweru kimwe abana bagomba kujya ku ishuri ubwire ngo turajyanye ku kindi kigo derby ni ikitonderwa sibyo abayobozi bayoboye umupira w'u Rwanda bakomeze kugwa mu ntambwe 18 bakomeje kugwa muri feri turumvikana RAPR iragira iti mudufatanyije na stress z'insinzwe tumaranye iminsi ari Rayon Sport ikikomeka avuga iti mudufatanyije nuko muhirekeve kapiteni nta uhari dutayizamu top scorer wacu nta uhari muradufatiranyije bwa mwaganiriye na APR umukino muhura ukuruye muwigije inyuma imbere kugira ngo APR muyifavore zigirite itsinde Rayon Sport sibyo harabaho kwikomana rero niba derby ari mu kwezi kwa gatanu we nk'uyoboye Ligue nk'uyoboye championnat y'u Rwanda ukabugize impamvu impact zigaragarira buri munyarwanda wese turumvikana tanga impamvu nkuko mpora mbivuga tanga impamvu umunyarwanda y'abafana Rayon Sport y'abafana Pere y'abafana Police y'abafana AS Kigali abyumva kumva koko byunza amatwi yarabyumvise ariko niba ari mu nyungu za Ligue kubera hano amafaranga iri bukuremo wirengagije ya babantu yoboye sibyo wirengagije inyungu zabo ba footballer y'aba Pere na Rayon Sport wirengagije inyungu zabo wowe ushingiye ku nyungu zawe bwite kuko nubundi iyo derby amafaranga ari buvemo ntabwo ari bukumara ubukene ufite.